Hello ladies and gentlemen, this is Emile Show Official. So nanone twagarutse gusa noneho tuje mu buryo budasanzwe akanya inkuru tugufitiye ishyushye nkuko twabikubwiye yuko tuzatukugezaho bimwe mu bigiye bitandukanye mu showbiz ndetse na entertainment. So aka kanya tukaba tugiye kubagezaho inkuru y'umuhanzi Meddy. Uyu ni umuhanzi nyarwanda, amazina ye ni Ngabonziza Gilbert wamenyekanye nka Meddy. Uyu akaba yashyize hanze integuza ya nyuma y'indirimbo yise Blessed. Hanyuma bikaba byitezwe ko iri bwasohoke vuba ndetse ikaba izanahindura icyerekezo cy'umuziki usanzwe. Blessed ni indirimbo ya mbere yo kuramya no guhimbaza Imana umuhanzi Meddy agiye gushyira hanze nyuma yo gutangaza ko yahinduye icyerekezo cyo kuririmba indirimbo zisanzwe. Akaba hari haciyemo igihe kinini rero ku rukuta rwe rwa Instagram Meddy atangaje yuko we yahinduye icyerekezo cy'umuziki we, akaba yarahisemo kwerekeza mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. So akaba rero aribwo benshi dutegereje iyo ndirimbo. Ubona yuko ari indirimbo izagaragaza neza yuko icyerekezo Meddy afite mu muziki we, cyane yuko nkuko yabishimangiye yatangaje yuko yabihinduye atakiririmba indirimbo zisanzwe, ndetse byinshi tukaba tuzabimenya mu gihe iyi ndirimbo Blessed yamaze kujya hanze. Akaba aribwo rero tuzabishimangira neza kuko uburyo Ngabonziza uzwi nka Meddy muzi muri benshi mu muziki nyarwanda yafashe icyemezo cyo kujya mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. So ushimiye ukuntu mukomeza kubana natwe, mukomeze mukore share nyinshi ndetse na subscribe ku batarayikora, sigaye dukomeze tubane. Ciao ciao.